umusaraba Kristo umwami yabambweho no gushwanyaguza ubivuge. Inkota ya marayika Mikayeli ni gushinga mu gakanu bivuge. Inkota ya marayika Rafayeli ni gushinga mu gakanu bivuge. Sekibi nicyo usigare. Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani Kristo Yezu akuzwe. Mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio, kuko wenda hari abazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo. Impamvu ntitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho. Ko intego yatumye urubuga rubaho ukugira ngo twungurane ibitekerezo ariko tugamije kurwanya ubuyobi, tugamije nanone kurwanya sekibi. Kera nkiri umukarismatike muto, dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani, nigeze kubabaza ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye, twebwe tuzazitera ryari? Wenda bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga, babigize nk'urwenya turabiseka, ariko igihe byari bindimo mpora nibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye. Twe ntidushobora kuzitera aho ziri tukazirimbura. Igitekerezo rero cyangumyemo, ariko ntigezeho nshaje, ariko ntacyo bintwaye. Niyo mpamvu nashatse ko kuri uru rubuga tuhitoreza kuzitera, aho kugira ngo zihore zidutera, ahubwo tukazitera aho ziri tukazirimbura, kugeza ubwo zizatinya no kureba isi. Kugeza ubwo zizatinya kureba isi. Mbivuze waseka ukavuga uti ibyo avuga ntabyumva. Genda byumva, wowe ntubyumva ariko genda byumva. Kugeza ubwo zizatinya kureba isi, uretse no kuyikandagiraho, kuyireba. Kugira ngo rero ibyo bigerweho, hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye, ariko kuri jye numva byoroshye. Wambaza utese kuki uvuga ko byoroshye? Impamvu ya mbere ni uko shitani Yezu yayitsinze. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni uko Yezu ubwe yaduhaye ubwo bubasha, akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana roho mbi. Kongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga ndetse n'ibirenzeho kuko ngiye kwa Data. Izo ni impamvu ebyiri zikomeye. Turamutse tuzihaye agaciro tukemera ko Yezu avuga ukuri, ko atabeshya, nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka. Impamvu ya gatatu ni uko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose, kandi mu byaremwe shitani nayo ikaba irimo ari ikiremwa umuntu agomba gutegeka. Impamvu ya kane ni uko shitani, uko abantu bayibwira atari kwiri. Abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange, ariko si byo. Kubera ikidakomeye ni igicibwa, ni ikivume. Twe tuyirwanya turi abatoni b'Imana, turi ibikomangoma, turi abana b'umwami utegeka mu ijuru no ku isi. Audio rero mu ntwaro ndimo gukoresha ni ugushyiraho audio kugira ngo nzisohore, zigamije ibintu bibiri: kumenya ububasha Imana yaguhaye, kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti,
umuhanuzi n'umwami, kandi igenda iguha n'inema n'izindi mbaraga mu masakaramentu uhabwa ya buri gihe. Uwo murwana intwaro afite ni ebyiri gusa. Iya mbere ni amayeri, iya kabiri ni iterabwoba. Nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho audio z'urugamba tuba twarwanye, kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha, ko ntushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde. Mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora, mugende mumenya n'ububwa bwazo. Icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego, wibeshye ko ari Faustin ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana, wabuguye mu mutego. Ko ububasha si ubwa Faustin, ububasha ni ubwa Yezu. Faustin azirukana mu izina rya Yezu. Ubwo rero ububasha ni ubwa Yezu. Nawe nuzirukana mu izina rya Yezu, Yezu umwemera, umukunda, mwunze ubumwe, uzazitsinda. Aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Faustin. Undi mutego nanga ko wagwamo, naho zivuga, kubera ko ari igihe tuba tuvugana n'igihe ziba zibwira, ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Faustin. Nanone wabuguye mu mutego. Ntabwo ari umwihariko wanjye. Nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira. Aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego, ndagira ngo nkubwire ko amagambo zibwira Faustin nayo zibwira muntu wese uzatatse, muntu wese uzirwanya. Aho zivuga Faustin uzajya ushyiramo izina ryawe, nicyo cyoroshye. Niba ari imitego zintega, niba ari ibigeragezo zingerageresha, niba zirimo zirira uko nazikubise, niba zirimo zigira gute, ushyiremo izina ryawe, kuko nawe ubikoze zavuga izina ryawe, kuko ntizavuga izina ryawe mutaho. Ntabwo rero umwihariko wa Faustin. Ntabwo rero audio nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Faustin ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha, cyangwa hari icyo akurusha. Nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Faustin uyu munsi akora nawe wabikora. Uti kubera iki? Ndakigusubiza. Impamvu ibyo Faustin akora nawe wabikora, nuko Faustin nta kintu na kimwe akurusha. Batisimu Faustin yahawe niyo nawe wahawe. Batisimu ugukomezwa Faustin yahawe niko nawe wahawe. Ukaristiya Faustin ahabwa niyo nawe uhabwa. Mbese ahabwa amasakaramentu nkuko nawe uyahabwa. Ntacyo rero Faustin akurusha. Icyo nicyo nshaka ko wumva. Icyo nemera Faustin ashobora kuba kurusha, niba ari bwo ugitangira, ariko batangiye kera ntacyo abarusha. Ariko niba ari bwo ugitangira, icyo nemera Faustin ashobora kuba kurusha ni ubunararibonye, kubera igihe abimazemo, kubera uburambe mu kazi. Uburambe bugira icyo butanga. Wenda wowe uko ubyumva uyu munsi siko abyumva, kubera uburambe afite. Nicyo cyonyine.
ubwo burambe rero n'iyo myumvire nibyo nanze gusazana, nshaka kubisiga ku isi kugira ngo wowe ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Faustin yabikoraga gute, ese Faustin byamugendekeye gute. Nshaka kubigusigira kuko uko nanjye natojwe n'abandi, abandutaga mu kwemera, abantanze muri charismatique, ko mbikora nk'umucharismatique, abantanze muri charismatique bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe, nibo bantoje. Wenda bantoje ikoranabuhanga ritaraza, twandika mu dukayi, twe twarandikaga mu dukayi, genda wandika buri kantu. Ubu nambajije inyigisho ya mbere nahawe muri charismatique zose ndazifite, nta gakayi kanjye na kamwe nataye. Bazwa nuko usigaye ujya ahantu mu charismatique ugiye no kuba inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi. Udukayi twanjye twose ndadufite. Bagendaga rero badutoza buhoro. Yego uko abantu batozwa nanone siko bose batera intambwe. Hari abatozwa bakagenda bakabirambika, hari n'abatozwa bakabikoresha. Ndi umwe rero mu babikoresheje. Urebe ikoranabuhanga ryaraje, sinakubwira ngo ufate agakayi. Niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo, kuko wabonaga ndetse akenshi bariharira ibindi, ariko natwe turikiriho ibigomba kudufasha kugira ngo rero bikugirire akamaro. Suko uzafata Faustin nk'umuntu udasanzwe, nuko uzafata Faustin nk'umuntu usanzwe nkawe, ukumva ko ibyo arimo akora nawe wabikora. Ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho, ukumva ko utagomba kugarukira aho Faustin yagarukiye, ahubwo ugomba kurenzaho. Mu Kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwakika kurusha. Naho ngaho nshaka ko tugera, ntugarukira aho Faustin yagarukiye, ahubwo ukarenzaho, ugatumbagira, nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe. Murakoze rero, reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, izi mbuga ni izawe, ndagusaba kandi ngutura abana bawe bazikurikirana, kugira ngo ube ari wowe ubatoza, kugira ngo tugende dutera intambwe tugera ikirenge mu cya Yezu Kristo. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira, ngo umpagarire uko ndi umunyabyaha, mubyeyi w'umukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mugire amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yosefu batagatifu. Murakoze. Rya Kristo Umwami, muntu umushyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo, muntu umushyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo, muntu ndamubohoye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Inema n'ingabire za muntu ndazibohoye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ubuzima bwa muntu n'imibereho ye ndabibohoye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Imigisha ya muntu ndayibohoye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Urumuri rwa muntu ndarubohoye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Muntu ndamubohoye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Nyina wa Jambo nagukandagira kumena umutwe, nyina wa Jambo nakujanjagure. Ubusugi bwa nyina wa Jambo nibukurimbure, utasamanywe icyaha bwa nyina wa Jambo nibukurimbure, icyubahiro cya nyina wa Jambo nikikurimbure. Inkoni Kristo Umwami yakubiswe nizikurimbure, umusaraba Kristo Umwami yabambwaho n'ukurimbure, kizingo cy'amahwa Kristo Umwami yatamirijwe n'ikikurimbure. Ishoka y'ingabo zo mu ijuru nikwasa umutwe, nkota ya marayika Mikayeli nigushinge mu gakanu, nkota ya marayika Rafayeli nigusatura imbavu,
inkota ya marayika Gaburiyeli nigushahure, inkota ya Pawulo mutagatifu niguca amaguru n'amaboko, upfukame munsi y'urumuri rwa Kristo umwami, mbere y'intebe y'ubwami n'ubwamikazi bwa Kristo umwami na nyina wa Jambo. Wirega ibyo wakoze byose n'ibyo wateganyaga gukora byose, ujye kubyishyura mu nyenga y'irimbukiro. Genda munsi y'urumuri rwa Kristo umwami, genda munsi y'urumuri rwa Kristo umwami, genda munsi y'urumuri rwa Kristo umwami, genda munsi y'urumuri rwa Kristo, genda munsi y'urumuri rwa Kristo. Sekibi, 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 sekibi. Urinde ukora iki? Urinde ukora iki? Urashaka iki? Urinde ukora iki? Urashaka iki wowe? Urinde ukora iki? Urashaka iki? Ndashaka kumenya uriwe n'ibyo ukora. Urashaka iki? Ndashaka kumenya uriwe n'ibyo ukora. Uyu munsi ndumvaga kutagera pe. Kubera icyo umvaga kuri munsi utagera? Kubera icyo utashaka kuri munsi utagera? Wa muntu wenda kandi ukuri ndagusabye ibintu byose utugirire impuhwe, utureke. Mbareke? Urikumva? Twigendere mu mahoro nta kibazo. Uraba sidushaka amahane yawe, sidushaka ibibazo, turemera kugenda. Urumva? Birangire, ureke kutuzanaho amahane yawe. Amahane ameze ati? Urikumva? Ureke kutuzanaho amahane yawe. Amahane ameze ati? Wa mugabo we, ureke kutuzanaho amahane yawe. Amahane ameze ati? Ntabwo dufite gahunda yo kugumana nawe igihe kirekire. Urikumva? Aya. Kubera iki? Kubera iki Sekibi? Sekibi? Bamuntu we, ureke. Bavuga ijambo rimwe ryonyine, twigendere turagenda. Nakwaje ngo urinde ukora iki? Ibyo ntabwo ari iby'ingenzi pe. Ibyo si iby'ingenzi. Ibyo twakoze twarabikoze. Ibyo mbabaza nyine. Ibyo mwakoze nibyo mbabaza. Sekibi. 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 Ibyo mwakoze nibyo mbabaza. Nibiki mwakoze muri bane? Ibyo twakoze twarabikoze, ntabwo biri busubira inyuma. Nyine nibiki? Urakumva? Icy'ingenzi ni kimwe. Si wiyemeje yuko tuva muri iyi si yawe? Si wiyemeje yuko dufata utwacu twese tukagenda? None se ubundi urashaka iki? Ndashaka urashaka iki? Urashaka kumenya ibyahise cyangwa urashaka ko tugenda? Ndashaka kumenya ibyo muri byo nibyo mukora. Ibyo ntabwo ari iby'ingenzi. Urashaka iki? Urashaka ko tugenda cyangwa urashaka kumenya ibyahise tuhigumire? Hitamo. Mwagumaze mwakora iki? Guhitamo. Mwakora iki? Urumva? Twebwe twagenda. Twagenda. Ntabwo mwagenda mutavuze ibyo mwakoze. Harukatirwa se atamaze kuvuga ibyo yakoze. Ese urashaka ibyiki? Ndashaka kubimenya. Ngo bikumarire iki? Kugira mbirimbure. Wabirimbura? Wabirimbura. Nawe nkakurimbura. Tukahaguma. Nawe nkakurimbura. Ibintu bibiri wa mugabo we. Rega tuzi ikikugenza buri gihe. Ikikugenza ni uko tukuvira mu isi, tuva mu bantu, tuva mu by'isi, tukigendera. Urikumva? Noneho twemeye yuko ibyo twakoze twarabikoze, tukemera yuko nuduha itegeko twigendera. Mugabo turagenda, ni ukuri turagenda mu mahoro, ntago dutaburanye, tudateje amahane, naho utadukiza wandi, twigendere. Urikumva? Nta gihungabanye. Ariko nushaka gucokombora, urikumva? Wa mugabo we, turashiraho igitsure. Murashyiraho igitsure? Urikumva? Igitsure se twange kugenda. Nitwanga kugenda, urikumva? Urakora iki? Ndabarimbura. Ndakora iki? Ndakora icyanzanye. Icyakuzanye? Ndakora icyanzanye. Icyakuzanye? Icyakuzanye? Mugabo, tumaze igihe kingana ite kuri iyi si? Muhamaze igihe kingana iki? Wowe se wamaze igihe kingana ute? Ese ni ubwa mbere tubonye? Mbonye iki? Ni ubwa mbere tubonye abiyenza ngo bashaka kutwirukana. Nuko twaguhaye agaciro.
nuko mwamaye agaciro pe ariko ubu ntawe umuntu n'umwe twemerera nta muntu kugenda yahadusanze haba aricyo tugenda mbere ngo bishoboka yabasanze hehe ukaza mu isi ukahadusanga warangiza ugashaka kutwirukana naho uzi byose none muntu niba wabasanze ku isi cyane mwe mwasanze muntu ku isi niko se wa mugabo bagiye mbabarira se kibi muntu si yadusanze kuri iyi si si yadusanze arimwe ari na muntu wabanje kuba ku isi ninde wamenye isi imbere ye ninde wamenye isi imbere ariko wayimenye utaracibwa si muntu si njyewe nako ariko wari utaracibwa umuntu yayimenye nyuma ubuse nari kuyimuraga gute utari njye wayimenye uyimuraga se niwe wayiremye agase wagiye ahubwo avuga ngo wari kuyimwaka gute waramushutse ariko rero si we wayimurazi kumushuka se nari kumushuka gute nta kintu nzi ushuka umuntu uri kumva hari ikintu uzi nuko yarangajwe se mu biki yarangajwe mu biki ni uko nta kintu na kimwe yari azi kugira ngo tumurangaze ni uko tuba dufite information zose tuba twiboneye n'amaso yacu uri kumva kubera ko twabanje kubona tuyibonera n'amaso yacu kumukumvika byari byoroshye uri kumva rero gukumvika umuntu ku kintu uzi wabonye kandi uzi neza yuko nawe ntaramuka agikoze birarutaho ko akwizera agugumaho kugira ngo ndamwereke n'ibindi bikurutaho ni gute mwakonvenze ni tekinike twabanje kubona turabyirebera mwabanje kubona iki isi cyane tubona ibirimo byose yego iki gihe ntabwo twari kugenda ngo tumenye byose kuva ku mutwe kugera kure uri kumva ku isi yari ikiremwa uri kumva hari n'ibindi byinshi twendaga kumenya ariko si twari kumenya uri kumva tutakoranye na muntu kuko niwe wahawe byose twagombaga kubicukumburana nawe uri kumva kugira ngo tumenye na byinshi kurushaho ako gatonyanga twabonye niko twamweretse ko dufite ububasha n'imbaraga uri kumva kuruta n'ibyo arimo naramuka agumye aho ngaho azaba ameze nk'ikidebiri nk'inka baragira uri kumva ariko kubera ko twakoresheje ako gatonyanga kugira ngo tumushuke cyangwa kwa kundi wavuze ngo tumurangaze uri kumva byatumye katwizera byatumye katubonamo ububasha byatumye katubonamo ubuhanga n'ubumenyi urumva bityo dukurikira natwe kubera ko twari twizeye iyo tumwereka turi tuzi neza yuko naramuka abibonye nta amaso azayakoza kuri twebwe urumva kugira ngo amenye na byinshi kurushaho agatonyanga mwari mwabonye n'akaye agatonyanga wa mugabo wacyureka iyi si ko yari yuzuyemo ibintu byinshi iyi si yari yuzuyemo ibintu byinshi pe yari yuzuyemo iby'Imana yanyu yaremye byari byinshi urumva ariko nyine muntu ntabwo yari yakabyihishurirwa urumva ntabwo yari yakabihishurirwa twari tubizi neza yuko atabizi urumva hanyuma byagiye he birahari nuko bitakiri mu maboko ye nuko bitakiri mu buyobozi bwe nuko bitakiri urumva mu bubasha bwe agatonyanga mwari mwabonye n'akahe agatonyanga ubwiza bw'isi n'ibirimo n'ibiyiranga n'ibiyitaka urumva nawe ubwabo kubibona wari kwifuza kuba muri iyi si kandi akaba ari wowe ugenga ukanayobora ibirimo byose kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo ariko umusozo nawe ubwawe utawuzi umusozo utawuzi ntabwo umusozo mwari muwuzi twari gukontorora wa muntu twari kugerayo tugakontorora nawe ariko twakomeje gushakisha turashakisha ariko ko na n'ubu turacyashakisha n'ubu turacyashakisha ibyiza biri muri iyi si umuntu atigeze amenya natwe ubwacu tutaramenya ubu buhanga urumva n'ubwo bumenyi
turacyabukomeyeho cyane. ibyo mutaramenya kuri iyi si wa muntu we buri gihe uravumbura muri iyi si, buri gihe uravumbura. niyo mpamvu inyota yo kuba kuri iyi si si igishira kuko buri gihe haba igisha tutigeze tubona. kandi nitwe twereka muntu buri gihe, ni twebwe nyine kuko twabaye amaso ye kuri iyi si. mwabaye amaso ya muntu, mwabaye amaso ya muntu gute? nitwe tumwereka nyine ibyo agomba kubona muri iyi si kuko tuba twabivumbuye. mwese kuki kandi na mbere y'uko abigiraho ububasha, tuba twabigizeho ububasha mbere, tujya kubimwereka ububasha bwacu bwagezemo. urukumva dukeneye just ubufatanye kugira ngo urukumva dukomeze dukorane nawe, dukomeze ahubwo tumenye n'ibindi kurushaho. urumva kugira ngo wuzuze ububasha ku kintu icyo ari cyo cyose muri iyi si, ugomba kugira umuntu cyangwa kugira abantu ugira nabo partnership. urukumva nibyo byemeza yuko koko uhabigizeho ububasha byabaye ibyawe. urukumva kuko iyi si urukumva si cyigeze tuyigabirwa, yagabiwe na muntu. rero kugira ngo tuyibemo, umuntu agomba, tubavuga ko aba atubereye agomba kutubera nka agents. yego ababere agent gute? urukumva kuko igihe cyose dushatse gukora proje runaka cyangwa dushatse gukora ubushakashatsi runaka, urukumva tugomba kugira umuntu tubikorana nawe kugira ngo dukomeze no kureba kurushaho kandi tubigireho ububasha kurushaho, kandi babitwegurire, baradusinyire yuko ikizavumbukamo cyose haba kizima, yego bizitirirwa ko ari twe twabitangije. hanyuma n'ibyitirirwa ko ari mwe mwabitangije, bibariwe mu byacu, bibariwe mu butunzi bwacu. ubu se mufite ubutunzi bungana iki? ese wagereka wa mugabo, urambaza iki kibazo? ubutunzi dufite kuri iyi si si wanifuza no kuvamo ngo ubisige, urabisiga ngo ujye hehe? ubutunzi twatangiye gukusanya kuva ku ntangiriro kugeza ubu, ahubwo ubu ngubu twakagombye kuba guhambira ibyo byose twakoreye imyaka yahise, byose tubishyira mu gatebo kamwe, tubyita amazina nyayo aturanga. urikumva nuko nyine mwaraje mutangira kwigaragambya, ni nkaho ibyo twakoreye turi kugenda tubirwanira kugira ngo bigaruke mu maboko yacu, kandi twarabikoreye, twaranabisasiye, turasinya, amasinyateri arahari agaragaza ko byaraduhawe, kandi twaranabitsindiye, twaranabikoreye, byanditse kuri twebwe. ninde wabasinyiye mu masinyateri? si muntu se? si muntu? ni muntu ni wase? si muntu se? yabasinyiye gute? yabasinyiye gute? wa muntu wagiteka, yabasinyiye gute? nakubwiye tugira na partnership. partnership se niki kiranga? ukumva ari amasezerano mukorana. urikumva muri ayo masezerano rero twebwe tujya gusinya, ububasha bwacu bwahageze mbere. buri sinyateri dushiraho, urumva dukontorora dokima yose. amadokima yose mwagiranye n'abantu byatwitse burundu mu izina rya Kristo Umwami. amasinyatire abantu babasinyiye byatwitse burundu mu izina rya Kristo Umwami. amasinyatire babasinyiye ngo mwegukane isi byatwitse burundu mu izina rya Kristo Umwami. ibyo mwegeranije ku isi byabibambuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. ubasha mwari mufite ku isi. kandi urugero kugira ngo urusheho no gusobanukirwa neza, urumva politiki yaje gute? cyari igitekerezo. politiki cyari igitekerezo urukumva cyo guhuza amahanga yose, urukumva mu buyobozi bumwe, urumva mu mikorere,
urikumva aho buri muntu wese haba uhari n'abazaza n'abandi bazaza nyuma yaho bazasanga bagakurikiza hakabaho ubuyobozi urikumva bufite ingingo bagenderaho aho abantu batagongana hakabaho sisiteme buri kintu cyose kiri mu murongo komandi yubahwa instructions zirakurikizwa urikumva mbese sisiteme yo gushyira ibintu mu mutekano mu murongo urikumva icyo gitekerezo umuntu yagisamiye hejuru kuko hari akavuyo nta buyobozi buhamije bwari buhari baraburwaniraga uko bashaka ariko buri muyobozi utorwa asanga urikumva asanga amategeko ahari niyo agenderaho akongeramo aba yemerewe kongeramo atarenze 5 ubuyobozi bwe kwerekana ko nawe ari umuyobozi ariko akurikiza buri kintu cyose yahasanze urikumva iyi rero sisiteme yafashije ubuyobozi kugeza ubu budahungabana hatazamo impaka urikumva hatazamo gukururana hatazamo kugongana ni kwa kundi wabonaga amahanga yose urikumva bongeye guhura kubera ko hari amategeko ahari abaperezida bose basanze bagomba kugenderaho babyemera batabyemera babikunda batabikunda urikumva itegeko riraba imbere y'uko bajyaho baba bagomba kubisinya ko nabo bagomba kubikurikiza ubundi ubuyobozi bwabo butangira biriya byarangije kuzuzwa urikumva ni kwa kundi igihe tubahamagaye mu manama tubona ko hari ibintu bitari kugenda neza urikumva dusubira mu ya masezerano kandi mu by'ukuri byaradufashije ni kwa kundi n'umuyobozi ahari amenya ko ntarengereye igihe umushizeho sankishoni runaka akabyumva kubera ko yakoze iki yarasinye yuko azayubaha kandi ko bose bayahurijeho rero icyatumye akayarenga no gukora agasuzuguro kubera ko ubu ngubu afite ubu buyobozi urikumva biramubana urikumva rero uwo mugabo we ni ibintu byoroshye kumva pe ayo mategeko yakozwe nande ibyo bireke ninde wayakoze urikumva ibyo bireke ariko uko biba bimeze ayo mategeko yakozwe nande noneho byaba amahirwe ari umuyobozi twitoreye akajyaho urikumva tugiye wa mugabo we tubaho neza mubaho neza natwe ubwacu tukumva ko dufite igihugu runaka dutuyemo kidushyigikiye 100%. ni nka platform twicara urumva ubu ngubu kankubwiza ukuri turatekanye muratekanye cyane mutekanye gute urumva turatekanye mutekanye haba amategeko arubahwa urumva kuva ku ntangiriro amashyi ari kuza aradushigikira urumva umuyobozi turahuje urumva dufite ijambo turicara natwe mu nama ntitugire impungengeri nitwifate ntidutekereze cyane tugategeka urumva umuyobozi uriho muhuje gute iyo ntabwo bikureba ndi kuguha urugero urumva uko biba bimeze muhuje gute muhuriye kuki sekibi umuyobozi uriho muhuje gute muhuriye kuki yemeye kubana natwe yemeye kuba umwe muri twe yemeye gukorana yemeye gutanga ubuzima bwe urumva ubuzima bwe yabutanze gute ubuzima bwe yabutanze gute se ndabona ntacyo bikumariye ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami bivuga ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami bivuga sekibi yemeye gutanga ubuzima bwe gute yemeye gutanga ubuzima bwe gute sekibi
yemeye gutanga ubuzima bwe gute? Sekibi ese ni iki? yemeye gutanga ubuzima bwe. ese ni ubuzima bwawe? ni ubuzima bwawe. Umusaraba Kristo umwami yabambweho no gushwanyaguza ubivuge. Inkota ya marayika Mikayeli ni gushinga mu gakanu bivuge. Inkota ya marayika Rafayeli ni gushinga mu gakanu bivuge. Inkota ya marayika Gaburiyeli ni gushwanyaguza ubivuge. Icumu Kristo umwami yateye mu rubavu ni gushwanyaguza ubivuge. Inkota yawuranije umutima utagira inenge ya Bikira Mariya n'abazambe ni gushwanyaguza ubivuge. Sekibi yemeye gutanga ubuzima bwe gute? yemeye nyine kubutanga. urikumva? yemeye kubutanga kubw'igikorwa cyo kumva cya gihagarariro cyo kubahwa. urikumva? cyo kubahwa. None se yabutanze gute? urikumva? natwe tumuha byose, ibyubahiro byose tubimurundaho. igihagarariro, urumva? ijambo, itegeko, byose turabifungura turabimuha. Nese mwabimuhaye gute kandi yabahaye ubuzima bwe? igihe nyine wemeye kuba umwe muri twe, ubuzima bwawe burabutanga. igihe ubutanze nyine ntabwo buba bukiri ubwawe. urumva? twebwe dufata roho tukayifunga, urumva? hanyuma tukabana ngaramata. Roho muyifungira he? iyo ntabwo bikureba. Ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami. iyo si bikureba. Ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami. Roho muyifungira he? None si iyo roho mumaze kuyifunga, roho si yo muntu. none si icyo gihe muba mubimuhaye kandi mwamufunze. nyine aba yemeye kuba umwe muri twe. ese kugira ngo ube muri umwe muri twe, natwe tuba tugomba gusangira ubuzima bwawe. umubiri wawe tuba tugomba kuwusangira. uri kumva? rero turagenda tukaba mu mubiri wawe. uri kumva? mu bitekerezo byawe, mu bwongo bwawe. uri kumva? tukakubera mu ya myanya yose kugira ngo ubyiyumvemo bya bindi byose waharaniraga, uwumve ko uri kubikura birimo. yes. none si kuko turamutse tukurekeye roho yawe tukanabiguha, ushobora kubikora uko byakagombye gukorwa. ushobora gukora amahano, amanyanga menshi. uri kumva? ahari bashobora no kugutorokesha. kandi igihe wemeye yuko uba umwe muri twe, dushobora kugutandukanya no kugusiba. urumva? tutekinga ova. urumva? tukunga ubumwe. si uba ugikoze wenyine. none si icyo gihe iyo roho mwayifunze, cyane iyo uri mu myanya imeze gutyo y'ubuyobozi, uba uhagarariwe n'abantu benshi kandi batureba, baduhanze amaso, badufitiye icyizere, bategereje kubona imikorere yacu. urumva? mbese uba waduhagarariye. rero nta kuntu dushobora kukurekura. rero dushobora kurekura nabo abandi wenda perezidanse yabo nta kivuze kiri aho. ariko igihe ufite perezidanse, icyo ukoze, icyo uvuze, uko ugenda, ibiki byose bifite icyo bivuga. bivuga iki? uri kumva? none ndakubwira nyine, buri kintu cyose ukoze bifite icyo bivuze. sidushobora kukureka ngo ugende wenyine. sidushobora no kugusubiza ibyawe ngo abe ari byo ukoresha. urumva? icya mbere sidushobora kwemera ko duhemukira, cyangwa ugahemukira n'ububasha bwacu, ugahemukira n'imigisha yose twaguhaye. reka tubibanamo uko biba bimeze. none si iyo umuntu roho ye muyitwaye mukaba mu mubiri we, si mwe muba muriho muri we? nese ubwo we aba ariho? aba ari kubireba ibyo yifuzaga byose ko biri kubaho mu mubiri we. aba ari kubireba? yego. ababireba ari hehe? urikumva? ababireba hehe?
tumusigira nyine umwanya wo kubireba. Mumusigira umwanya wo kubireba. Hanyuma se iyo mumusigiye umwanya wo kubireba aba bifite. Tuba turimo kubikorera mu mubiri we. Ese umuntu ni iki kimuranga? Si roho n'umubiri. Ni roho n'umubiri. None ese iyo roho muyikuyemo aba akiri umuntu. Ariko umubiri w'ubu ugihari. Umubiri w'ubu ugihari. Ariko roho nta kibirimo ikora. Nta kibirimo gukora nyine tuba twamuhaye vacation. Tuba twamuhaye vacation. Icyo gihe rero ntabwo aba ariho. Ibyo ntabwo bikureba ariko. Ibyo ntabwo bikureba. Ese kuki muba mwaba. Reka nkwereke muntu ariwo gukorerwa. Urumva? None se ko muba mwamubeshye ngo mwabimuhaye urumva muba mwabimuhaye. Niwe twabeshye. Cyangwa ni mwebwe muba mwabyihaye. Muba mwabimuhaye. Mugabo dufite imikoranire. We twivangavanga ibintu. Dufite uko dukorana. We nta kibazo abifiteho. Roho ye irabibona byose kandi akabyishimira. Nese bitwaye iki? Roho ye niba yishimye bitwaye iki? N'igihe dutsinze. Uri kumva? Dushobora no gutaramana na roho ye. Bitwaye iki? Tukamubwira intsinzi zihari zose n'ukuntu yakoze. Ukuntu yakoze akazi katoroshe kandi agatsinda. Tukabimwereka byose. Tukamwereka amategeko yakoze yashizeho. Roho y'ibiri he? Tukamwereka ibyishimo abantu bagize. Ukuntu ari kuyobora neza. Ko bimeze. Roho y'ibiri he? Sekibi. Roho y'ibiri he? Iki ariko. Iki. Roho ye mwayishyize he? Ni iki. Roho ye mwayishyize he? Roho iri he? Ni iki kweli? Roho ye iri he? Ese wowe urabishinzwe. Ndabigutegetse mu izina rya Kristo mwami vugaho roho ye. Roho iri he? Umusaraba Kristo mwami yabambweho n'ukuri mburu bivuge. Umusaraba Kristo mwami yabambweho n'ukuri mburu bivuge. Amaraso n'amazi byavutse mu mutima wa Kristo mwami nibikumanukire ubivuge. Umuriro wa Pentecoste nukumanukire ubivuge. Sekibi. Ese urabishakira iki? Roho y'ibiri. Nubwo wayiwohora ngo usubire mu mubiri we azigera akora uko wowe wifuza. Kuko sibyo biri mu mutima we. Sibyo biri mu bitekerezo bye. Urukumva? Ubutunzi ubumwe haba kamere ibitekerezo ubwenge byose. Tuzi ubumwe niyo wayimusubiza. Azakomeza wa murage twamwigishije, twamweretse, twamutoje, dufatanyije. Urumva? Ibyishimo byawe sazigira bibona nk'ibyishimo bye. Azahora abona ibyishimo muri ibyo byose. Twamuhaye. Twakoreye mu mubiri we. Urumva? Sekibi. Ntayi niki. Ibyo mwakoreye mu mubiri wa byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo mwami. Ibyo mwubatse mu mubiri wa byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo mwami. Ibyo mwubatse mu bwenge bwa byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo mwami. Ibyo mwubatse mu mutima wa byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo mwami. Ibyo mwubatse mu mubiri wa byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo mwami. Ubasha bwawe bwakoraga muri byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo mwami. Ibihango n'imitongero n'amasezerano mwamukoreyeho byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo mwami. Amasinyatire mwamusinyishije byatwitse burundu mu izina rya Kristo mwami. Amasinyatire mwasinyishije abaperezida bose bo ku isi byatwitse burundu mu izina rya Kristo mwami. Roya ndayibohoye 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 burundu mu izina rya Kristo mwami. Roya nyitegetse gusubira mu mubiri wayo. Roya nyitegetse gusubira mu mubiri wayo. Roho z'abaperezida bose wari warafashe ndazibohoye burundu mu izina rya Kristo mwami. Roho z'abaperezida bose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo. Roho z'abaperezida bose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo ndazibohoye burundu mu izina rya Kristo mwami. Ibyo wubatse mu bwenge no mu bwonko bw'abaperezida ndabirimbuye burundu mu izina rya Kristo mwami. Ndabirimbuye burundu mu izina rya Kristo mwami. Politike yawe wazanye ku isi ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo mwami. Politike yawe wazanye ku isi ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo mwami. Politike yawe ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo mwami. Amashyirahamwe yose wazanye ku isi ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo mwami. Amashyirahamwe wazanye ku isi
byarimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Amashyaka wazanye ku isi byarimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Amategeko wazanye ku isi byarimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Amategeko wazanye ku isi abaperezida bose bagenderagaho byarimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Amasinyatire wabasinyishije byatwitse burundu mu izina rya Kristo umwami. Amasinyatire wabasinyishije byatwitse burundu mu izina rya Kristo umwami. Amasinyatire wabasinyishije byatwitse burundu mu izina rya Kristo umwami. Amarozi yawe wabashyizemo byatwitse burundu mu izina rya Kristo umwami. Amaso yawe washyize mu maso yabo yamennye burundu mu izina rya Kristo umwami. Amatwi yawe washyize mu matwi yabo yamennye burundu mu izina rya Kristo umwami. Ururimi rwawe washyize mu kanwa kabo yarutwitse burundu mu izina rya Kristo umwami. Politike yawe ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Politike yawe ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. 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 Nicyo usigaranye? Nicyo usigaranye Sekibi? Senye amagambo. Banza senye aya magambo. Aya magambo. Ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, Ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi.